turabasuhuje cyane bakunzi b'ibiganiro byacu, mwe mukunda ibiganiro tunyuza kuri channel yacu Ijuru Ntirikorerwa TV. It's strange ku bantu babyumva birabatungura, ni igishishana actually izina twahaye channel Ijuru Ntirikorerwa TV. Birabagora kubyumva, ariko it's okay, reka bibagore nyine, ariko mugira amatsiko amatsiko abatere kumenya ibyo mudasanzwe muzi. Mu by'ukuri nyine ijuru tubaye twarikorera tukarigeramo, nawe uzi ukuntu umuntu ari mubi, nawe wiyizi uzi ububi bwawe, uramutse wakorera ijuru ukazarijyamo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Iryo juru ntago ryaba ari ryo kwifuzwa, niba ariko navuga, ukurikije uko umuntu ameze. Donc umuntu uko ameze aramutse mu bushobozi bwe yakorera ijuru akarijyamo, ahubwo nicyo cyaba ari ikibazo. Naho kuba ridakorerwa byo byagombye kuba nyine mu by'ukuri binumvikana. Turi mu gihe rero turi kumva intambara, noneho ziri na hafi cyane yacu, biragaragara ziri no kugera mu gihugu ukurikije amakuru turi guhabwa. Nyine turi kubona ko abegereye imipaka hari ingaruka z'izo ntambara ziri hakurya, ariko hari ingaruka ziri kubageraho. So birumvikana rero ko intambara zituri hafi cyane. Nyine abantu bagizemo akoba, none habegereye imipaka aho byakabije. Umuntu arashobora kwibaza ngo mu gihe nk'iki umuntu yakora iki? Ntabwo umuntu yabura kubyibaza. Mu gihe nk'iki ni igihe cyo gukora iki mu by'ukuri mu gihe cy'intambara nk'izi? Ariko icyambere biranagaragaza nyine iminsi ya nyuma, iminsi y'imperuka hazabaho intambara nyinshi. Ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami. Nta gitunguranye rero, nanone nta gitunguranye, ni ibihe turimo by'imperuka. Ariko umuntu ashobora no kwibaza, noneho rero dukora iki? Umuntu ahagarare hehe? Stand yacu yabiyihe mu gihe nk'iki turi kubona intambara nyinshi, intambara ziri kutwegera, ziri no kutugiraho ingaruka cyane mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Umuntu yakora iki mu gihe nk'iki? Ariko reka mvuge iki ngiki, tukiri mu isi ntabwo hazabura intambara, ntabwo hazahoraho gusa ibihe by'amahoro, ibihe by'umunezero bitarimo ibyo byose, nyine ibyo bibazo byose. Icyo umuntu rero akwiye gukora n'icyo umuntu yakwibaza mu gihe nk'iki. Ariko ndashaka kuvuga amagambo, nubwo bimeze gutyo, hari amagambo Pawulo yandikiye bene data, ngira ngo tuvugeho gato. Bari mu itorero ry'i Tesalonike, mu gice cyaho cya kabiri cy'urwo rwandiko, guhera ku murongo wa 13, haravuga ngo ariko bene data bakundwa n'umwami wacu, dukwiriye kubashimira Imana iteka, kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Nibyo yabahamagariye, ibahamagaje ubutumwa twahawe kugira ngo muhabwe ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero bene data, muhagarare mushikamye, mukomeze inyigisho mwigishijwe, naho zaba ari zo mwigishijwe n'amagambo yacu cyangwa n'urwandiko rwacu. Nuko umwami wacu Yesu Kristo ubwe n'Imana Data wa twese yadukunze, ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo, ihumurize imitima yanyu, ibakomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana yaradukunze, iduha ihumure ry'iteka ryose
n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo. Ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo. En fait, hariho ihumure ry'iteka ryose. Ikintu cy'iteka bigomba kumvikana. Ikintu ari icy'iteka ntigikurwaho n'ikindi kintu. Nyine ikintu cy'iteka ni icy'iteka nyine. So ihumure ry'iteka ryose ni ry'Imana yaduhaye kandi riduha kubw'ubuntu bwayo. N'ibyiringiro byiza kandi biduha kubw'ubuntu bwayo. Bivuze ngo hari abantu bafite ibyiringiro byiza n'ihumure ry'iteka ryose. Ibyiringiro byiza ni ibihe? Ni umuntu uri mu isi yiringiye ko azajya mu ijuru, kute kwa kiranswa kirineje kiriple, mbese uko byagenda kose, uko byagenda kose umuntu akaba azi neza ngo nzajya mu ijuru, iwacu ni mu ijuru. Hano mu isi si mu rugo, mpari ngomba kugira inshingano mpasohoza, igihe runaka Imana izashimira, then tugataha nkajya mu rugo. Umuntu umeze gutyo afite ibyiringiro byiza, kandi ngo bitangwa kubw'ubuntu. Ako kantu ngomba gwasurinye, kubw'ubuntu bwayo. Imana yabiduhaye kubw'ubuntu bwayo. Abantu benshi nyine bazi ko kujya mu ijuru babikorera, bityo bikababera challenge, kuko nta muntu n'umwe wakorera kujya mu ijuru ngo azabigereho. Impamvu abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Abaroma 3:23. Abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. So nta muntu n'umwe wakiranuka ngo Imana imwemere imuhembe ijuru. Ntibibaho. Twese ku bwa Adamu tuvuka turi abanyabyaha, dufite kamere y'icyaha, tudafite gukiranuka muri twebwe, ahubwo dufite gukora ibyaha kubera ko ariyo kamere dufite. Voilà, nuko umuntu wese avuka ameze. Hanyuma rero Imana y'ubwayo niyo yadukunze, iduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo. Mbese Imana mu rukundo rwayo yaradutabaye ikoresheje Yesu Kristo, imushyiraho ibyaha byanjye, ibyaha byawe, ibyaha by'abari mu isi bose, iramuhana, imuhaniye ibyo byaha byacu. Tugomba kumva Imana mu butabera bwayo no mu rukundo rwayo. Urukundo rwayo ntirwari gutuma iduha ijuru ntawe twitangiye, ubwo rwari kuba urukundo ariko hakaburamo ubutabera. Ubutabera rero bwatumye iduha ijuru habanje kuboneka undi ihana mu cyimbo cyacu. Uwo ni Yesu. Yesu niwe wahanwe azira ibyaha byacu byose, ibyawe ibyanjye, kugira ngo nanjye muri we nawe muri we tuba abakiranutsi, dukurwaho se urubanza rw'ibyaha. Mu yandi magambo, kuba umukiranutsi ubundi nicyo ni ugukurwaho urubanza rw'ibyaha twabazwaga, twaryozwaga, ariko hashingiwe ko Yesu ari byo yazize cyangwa se ari byo yahaniwe, tukagirwa bere abakiranutsi, abantu Imana itabaraho icyaha, bityo tukagira ibyiringiro byiza. Hari abantu bafite ibyiringiro bikoze isoni. Ibyo ntabwo ari ibyiringiro byiza. Ibyiringiro byiza ni ibyiringiro umuntu aba afite, akaba azi ko azajya mu ijuru, akaba azi neza ko azajya mu ijuru. Iyo bishingiye ku cyo Yesu yakoze rero, biba ari ibyiringiro byiza bidahinduka. Hanyuma ibyiringiro bishingiye ku byo wowe ukora birahindagurika, kubera ko n'ibyo ukora byose birahindagurika. None ukora neza, ejo ugakora nabi, mu gitondo ugakora neza, nyuma ya saa sita ugakora nabi, ugatekereza nabi, kuko ntibisaba no gukora. Umuntu wese witondera amategeko y'Imana agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. So gucumura rero biri simple. Noneho rero uko nguko byakubayeho ugahita wumva utakaje ijuru. Nyamara ntumenye ko n'ubundi ntabwo Imana iba ari ibyaha nk'ibyo wakoze, iba ari ibyaha nka kamere uvukana kuri Adamu. Aho rero niho hari ibanga umuntu agomba kumenya ngo navutse ndi umunyabyaha, nciriweho iteka, ariko Yesu araza arankiza, yishyiraho ibyaha byanjye, arabihanirwa, angira umwere, umukiranutsi, umuntu Imana itabaraho icyaha. So ukaba uri mu isi noneho ufite full confidence, uzi neza ko Imana itakubaraho icyaha, uzi ko uri umukandida w'ijuru, uzi neza ko igihe cyose uzayiviraho uzaba utashye mu rugo. Umuntu rero utari iwabo, azi ko afite ahandi iwabo, nawe urumva ko ntabwo ahangayikishwa cyane n'ibibera ahatari iwabo. Bazi ngo hano n'ubundi sinde mu rugo, ntabwo nabona ibyuzuye ntaragera mu rugo, nzabona ibyuzuye nashyitse mu rugo. Voilà, niryo humure ry'iteka rero. Intambara niyo zaba uko zaba zimeze kose, ikindi umukiranutsi w'Imana arindwa n'Imana. Ubuzi neza ko
nubwo uri mu isi irimo intambara, irimo amakuba, irimo ibyago, ariko Uwiteka dutabara muri byose. Niko ijambo rivuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amutabara muri byose. Yaduhaye ihumure ry'iteka ryose. Tekereza guhumurizwa n'Imana. Tekereza kuba uzi ngo Imana iri mu ruhande rwawe. Tekereza kuba uzi ngo Imana niyo ikurwanirira. Ntabwo urwanirirwa n'umuntu, ahubwo Imana niyo ikurwanirira. Murabona ko n'abantu bashobora kwizera abandi bakavuga bati ubwo tubafite ku rugamba, ubwo tubafite turatsinda. Njye ntabwo urugero rwa perezida w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame, uburyo ayoboyemo igihugu cy'u Rwanda ni uburyo buhereza umunyagihugu icyizere. Ngira ngo mwarabyumvishe ejo bundi abantu bari bafite impungenge hashingiye kubiri kubera igoma, bavuga bati se biriya bisasu byambukiranye n'ibiki byose biratumara, ariko ingabo z'u Rwanda zihumuriza abanyarwanda, zirababwira bati uko byamera kose igihugu kirarinzwe. Kandi nyine mu bushobozi bw'igihugu bagerageje kurinda abaturage uko bishoboka. Habayeho nyine ibyangiritse, hari n'abantu bake bapfuye, nta kundi byagenda, bibaho, ariko igihugu cyaragerageje. Ndashaka kuvuga byonyine no kugira umuyobozi ushoboye, umuyobozi wita ku baturage, umuyobozi ushyira imbere abaturage. Ngira ngo mu kwamamaza ubushize tujya gutora perezida w'igihugu, mwarabyumvishe umukandida nyine wa FPR ari nawe perezida wacu, siloga yakoreshwaga mu kumwamamaza yaravugaga ngo dutore nyakubahwa Paul Kagame umukandida wa FPR Inkotanyi kugira ngo umuturage ahore ku isonga. Nicyo nashaka kuvuga. Urumva ko umuturage ku isonga, ndashaka kuvuga ngo noneho tekereza kugira umwami nka Kristo, kugira umwami nk'Imana, kuba Imana ariyo mwami w'ubwami ubarizwamo. Wow. Noneho tekereza how you can relax, uburyo wakumva unezerewe despite hatitawe ku byaba bivugirwa hirya no hino. Niba kugira umuperezida ushoboye biguha umutekano, yewe n'abanyamahanga ubwabo baza mu gihugu bakumva batekanye, hashingiwe ku muyobozi w'igihugu bazi ko ashoboye, bazi ko yita ku bagana icyo gihugu. Noneho tekereza wowe uwo ni umwami wawe, ariko ni n'umubyeyi wawe, ni n'inshuti yawe, n'ikimenyimenyi. Urukundo Yesu yadukunze rwagaragariye ku musaraba. Urukundo Imana yadukunze rwagaragariye mu rupfu rwa Yesu Kristo, wemeye gupfa urupfu rw'ikivume, ariko agamije kugira ngo atugire abere, abaziranenge, abantu Imana itabaraho icyaha. Can you imagine? Noneho tekereza ugukunda ityo, ni Imana isumba byose, ni umuremyi w'isi n'ijuru, nta kimurusha imbaraga, nta kimurusha gukomera. Uwo niwe mubyeyi wanjye, niwe mubyeyi wawe, ni inshuti yawe, ni inshuti yanjye, ni umwami wacu. Wow, niki cyadutera ubwoba rero? Urumva ko ntacyo. So hakenewe rero mu gihe nk'iki cy'intambara, mu gihe nk'iki cy'amakuba, mu gihe nk'iki ibintu bimeze nabi, hakenewe ko umuntu agira ibyiringiro bizima n'ihumure ry'iteka ryose kubw'ubuntu. Byose bitangwa kubw'ubuntu, byose Imana ibitanga kubw'ubuntu, ntabwo tubikorera n'ubuntu. Abantu bajya barwanya ubuntu. Twavuga ko twebwe twakizwe n'ubuntu bw'Imana, ko ubuntu bw'Imana aribwo bwatugize abere, ngo namwe ngo muri abanyabuntu. Yes, ubuntu aribwo bwadukijije. None twavuga kindi iki? Ko ubuntu aribwo bwadukijije. Ni imbaraga zacu se hoya? Ni amategeko se twashoboye hoya? Ni ubuntu Imana yatugiriye, itanga Yesu, imushyiraho ibyaha byacu, arabihanirwa, itugira abere, abakiranutsi, abaziranenge, abantu Imana itabaraho icyaha. Mu gihe nk'iki rero, iyo Mana ngo ihumurize imitima yacu. Amen. Nuko umwami wacu Yesu Kristo ubwe ni Imana Data wa twese yadukunze, ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo. Ihumurize imitima yanyu, ibakomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Mu gihe nk'iki Imana ihumuriza umutima wawe. Ariko niba warizeye ko ubuntu bwayo bwakugize intungane, niba warizeye ko ubuntu bwayo bwakugize umukiranutsi, n'ubundi ijambo riravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Mu gihe nk'iki ubona nyine mu ntambara no gupfa bishoboka, ariko umukiranutsi n'ubundi abazi ngo
niyo byabaho nzajya mu ijuru, niyo byabaho nzataha mu rugo. Imana ibasha kundindira muri iyo ntambara, ariko binabaye ngombwa ko ntaha ariyo ibaye igare, mu rugo ni mu ijuru, nzaba ngiye aheza. Nabyo bikamuha amahoro, bikamuha guhumurizwa, bikamuha gutekana. Uretse ko ibitwica ntabwo ari intambara gusa, indwara yakwica, accident, waba utanarwaye ugapfa, mbese birashoboka cyane. Uyu mubiri uroroshye, biroroshye cyane gusinzira, bakabona ugiye kuryama ariko mu gitondo baza kukubyutsa bakabona watinze kubyuka, baza kurira bagasanga umwuka warangiye, ntukiri guhumeka. Bibaho? Ntibijya bibaho se? Umuntu ajya muri dushe bakavuga ngo yituye muri dushe yaragiye kwiyoza, nta muntu ugiye kumwoza ari muzima, bakavuga ngo byarangiye. So dukeneye ibyiringiro byiza. Amen. Ibyiringiro byiza, ibyiringiro bidakoze isoni, ibyiringiro bishingiye ku murimo Yesu yakoze, udahindagurika, wuzuye. Tukaba tuzi ngo iwacu ni mu ijuru, tukaba tuzi ngo nta rupfu rw'iteka rutegereje, tuzakorwa muri ino mibiri n'ibyo, ariko aho tuzaba tugiye ni heza kurushaho turi. Umuntu akanezerwa, agahumurika, akagubwa neza mu mirimo akora yose, agakomerezwa muri iyo. Amen. Ngibakomereze mu mirimo myiza n'amagambo yose meza. Oh, haleluya. Imana ikagukomereza mu mirimo myiza uba ukora, myiza nyine nk'umukiranutsi, nk'umwana wayo, n'amagambo meza, ikagukomeza, ikaguhumuriza, ikakurinda, ukaba uzi neza kurinzwe n'imbaraga zo mu ijuru, imbaraga zisumba byose. Amen. Nkunda rero ubutumwa bwiza cyane, nkunda kubona bubasangiza kugira ngo dusangire iryo humure, dusangire iryo byishimo, dusangire uwo mutekano uva ku Mana, dusangire guhumurizwa no kurindirwa mu buntu bw'Imana. Twese tugubwe neza. Nta kindi nabafasha gikomeye cyaruta iki ngiki, ni ukubabwira ko Imana ibakunda kandi ko yiteguye kubarindira mu buntu bwayo, ko yiteguye mu by'ukuri kubaha ibyiringiro byiza, ko yiteguye kubahumuriza no kubakomeza, mukaba mu isi mukomeye ariko mukomejwe n'imbaraga zisumba byose. Sinzi niba hari umuntu utanzi, ngira ngo birashoboka ko dukurikiye bwa mbere. Nitwa Emile Nshimiyimana, ndi umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Nibwo butumwa bukiza, nibwo butumwa bubeshaho, nibwo butumwa buhumuriza. Nta bundi bubaho, nta n'ubwabayeho, nta n'ubuzabaho. Nubwo hari byinshi bivugwa byitwa ubutumwa bwiza, ariko ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana nibwo isi yose ikeneye kugira ngo ababwumvishe bakabwizera bagubwe neza. Tugira WhatsApp group yitwa Ijuru Ntirikorerwa, niko yitwa. Ku muntu ushaka kuyijoyininga ni nge yandikira kuri 07844252 mpita ngushyiraho, ugakomeza kubana natwe, ukigana natwe, ugakomeza kunguka, kumenya ubuntu bw'Imana Imana yatugiriye muri Kristo Yesu. Niba utarakanda subscribe, nabwo waba waratinze cyane, kanda subscribe kuri iyo channel, uzumva ibyo utageze kumva ahandi, kandi uzagubwa neza. Amahoro y'Imana rero asumbye cyane ayo navuga, atwarire mu mitima y'abizera Yesu Kristo bose, none n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amen. Bye bye.